imitekerereze yacu icyo umuntu agabura imitekerereze yiwe n'icyabaco umusore arimo gukunda kuba mu buzima buri paradizo cyati azuke yoge nk'inkumi buri nkumi yoga gasa neza yakitera makeup akashukisha ejo afite uzomujana we n'indi uzokujana so hagera cyage cyo gushaka wenda ntazi kogosha ntazi gucuruza muri make n'uruhinja yifata ku ruhinja nk'uruhinja kandi ari umusore uri mukuru cyambere mbize umuntu agira imikuri abamama bazavuga nyine ngo ubuze uko agira agwa neza umugore washitse muri iyo situation hari abagore b'imfura barezwe neza akaba mu buzima atigeze abamo iwabo wenda akanigira gukora iwabo ntiyakoraga umubyeyi we yari afite izo nshingano ya finance ari kirata yarakibonaga makeup kwambara neza nk'abandi bakobwa kugira ngo bazashakwe neza ntumuhesha ako gaciro warangiza wamushitsa ukumva ko ari ugomba kuba umugabo abagabo baba bakenyeye umugore aramutse afashe inshingano z'umugabo utagwaye utagize gute abagore hari abagore Papa Plus TV. Murakaza neza kuri Papa Plus TV, twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wa none kandi turabakunda cyane. Murabona ko twabazaniye mutumirwa kuri uyu munsi wa none nkuko bisanzwe nkuko musanzwe mutubwira ngo turifuza ibi tukabikora nkuko mamwa bidusabye. Murabona ko twabazaniye mutumirwa mwiza, murabona ko ari umusore mwiza ukeye uri smart sana. Reka data wita. Uri smart cyane. Ntabwo usa neza se? Tumeze neza n'ukuri turashima. Ukuri niko kwa mbere. Kuba usa neza si icyaha, kuba nabo usa neza urasa neza cyane, uri smart. Reka atwibwire amazina yiwe ubundi dukomeze. Mbere byose turashima Imana uko turi turaruta indembe. Turashima Imana kabisa. Iyo ubonye uramutse n'andi mahirwe n'undi munsi hari abandi bifuje kugera ku munsi ariko bahamagawe turaruta bahamagawe. Okay. Amazina yanjye y'ababyeyi amenshi ngira muri uyu munsi. Wayatunyuramo tukumva? Tacho. Hari abazi Intouchable, hari abazi Gishishwa, hari abazi ayababyeyi Christophe Murame. Okay. Okay guys, mwumvishe uko yitwa, mwumvishe amazina yiwe, niyo mutumirwa wacu kuri uyu munsi wa none. Muyobozi, yabizi neza kuri umuntu ukomeye. Niba mwese mu muyobozi. Ako kante kubuyobozi. Wenda nyoboye umutima wanje, tabandi nyoboye. Okay. Ariko uremera kuri umustar. Oya ako kantuko. So rinda nsaza tutaremezanya nawe. Pe hano hanze hano. Uri umustar. Ni umuntu usohoka abantu bakifuza kumubona. Reka. Uri umuntu ujya hanze bagahurura bakaza kukureba. Oya data, icyo cyo sinzemezanya nawe. Ntabwo tukemezanya. Guys, comment zanyu zirakenewe kuba bihakanye kandi bizwi n'abantu bajya bamu kamera cyangwa se abantu bavuga ati uyu muntu twe turabizi ko ari umuntu ukomeye nubwo wenda atabyemera n'umuntu cishije make buriya we kuri we ntabikunda ariko kuri twe tuzi ko ari umuntu ukomeye cyane nta n'ubapfa kukubona buriya. Abantu bahendutse kurusha injanga ni jewe. Nahendutse kurusha injanga iwacu hari ukuntu bazita injanga hari ubundi burura cyane bita ni kabucungu. Okay. Izo kumukene wese uzigaburira abana zirahendutse cyane n'iki nikomeza. Kandi ubuzihenze uzitagifa gusohoka. Wenda barovye nibo bahaye bake. Okay. Kuri uyu munsi wa none hari amakuru arimo aravugwa, hari ibintu bikomeje gucicikana hano hanze. Sinzi uburyo nabivugamo, nibibabaje ntabwo ari ibintu byiza kuko inosi yaho tugeze birababaje kumva ko ibintu bikomeje gucicikana hano hanze ari ibintu bikomeje kumeza imitima y'abantu, ibibazo byabaye byinshi. Nagira ngo kuri uyu munsi wa none hatugire ku kiganiro tugiye kuganira nawe ugira icyo ugenda bidusobanuriraho kuko biri hanze birakomeye kandi birababaje, nibikomeretsa imitima y'ababyeyi bacu, nibikomeretsa imiryango yacu muri make. Hano hanze ikibazo cyerekeranye n'ikibazo cy'urukundo bikomeje guteza ibibazo, bikomeje gutera ibintu biteye ubwoba. Wagira icyo bidusobanurira ku ijambo ryerekeranye n'urukundo ubuzima buri hanze mwino misi?
Iba muri kategori zibiri, hari urukundo rw'amafaranga hakaba n'urukundo rw'ukuri nyago ari rw'Imana yadusigiye. Urukundo rw'amafaranga rero ni igihe ukundira umuntu ibyo afite, iyo bishize uragenda. Ni nabyo bigezweho muri ubu nyine, urimo gusanga umugore ufite umukobwa cyangwa se umuhungu amubwira ati data wahishe, urabizi narahize muri Kongo reba ibintoki sinkibasha no kumanyura kubera isuka. Ariko nukuri wamuturebera natwe uko azose ameze nimba ari nyogokuru tuzemera tumwakire. Ariko nukuri tuve muri ubu buzima, nta muntu nje inama nabagira, nta muntu uhindurira undi ubuzima usibye Imana yonyine. Nubundi niwe turi mu guhurira muri za matatu hano hepfo, ukabona nyine uzi bundi gushaka umugore akagusiga mu madeni. Simvuga za madeni y'amafaranga, utanyumva nabi. Ndavuga amadeni, gushaka umugore ukumva ko ugomba kongera gushaka. Nk'uyu munsi gushaka umuntu ushobora kubangana na kakumzara, ubona amafaranga. Nibyo bigezweho, situbivugaho cyane, ariko nibyo bigezweho hano umuco wacu. Ugasanga umuhungu cyambere ya amafaranga urayabona, ariko wenda nababwira ibintu amafaranga atagura. Hari urukundo, hari umunezero, hari abana. Abana bakuvuyemo ngo amafaranga abagure ntabo, usanga nyine ya amafaranga agira ibyishimo byabyo kandi bizabishira. Abana nabo bagira umugisha wabo. Abana ni umugisha, iyo uzaye umwana uyu munsi ushobora kubaho nabi kumurera, ariko ejo umugisha w'umwana azazana umugisha we, azazana isano yiwe itandukanye n'izo wari ufite mu buzima. Ariko twebwe icyo ntabwo tukireba, turimo kureba amafaranga. Wenda abashakiye aha mu ngana barabyaye barahetse, ndabizi ko ari byo byishimo by'ababyeyi. Umuntu utaza ashaka kugira, ntashaka amafaranga, ahubwo umuntu ashaka cyambere ureba uwo muzabana ibihe byose. Bidasabye ngo wamukundiye iki, duhere ruguru twebwe wenda bamere vie yashatse mere nta byinshi nta bya mirenge, ariko si urukundo. Twari abana, hari ubwana, haje ubwanwa, turi abantu bakuru, twarerewe mu rukundo n'ubuzima. Natwe tugomba kuzarerera abacu mu bizima. Data uranyuzwe? Ndanyuzwe. Ariko tukiri aho ngaho ku ijambo urukundo, ese nkuko ubibona koko abasore birakwiye ko bajya bakora amakosa nk'aya ngaya bakirukira muri ibyo bintu rwanda byo kujya mu bintu byerekeranye ngo yadafite amafaranga sinamushaka? Ni nk'icyo wabona cyaba kirabitera. Ese byaba bituruka mu babyeyi babo nibo babigisha ibyo bintu, cyangwa ni ibintu urubyiruko twe twishyizemo muri twe? Icyo ni ikibazo cyiza. Ni ibintu twagaburiye imitekerereze yacu. Icyo umuntu agaburiye imitekerereze yiwe n'icy'abaco. Umusore arimo gukunda kuba mu buzima buri paradizo, cyati, azuke yoge nk'inkumi, buri nkumi yoga igasa neza, akitera make-up, akashukisha, ejo afite uzomujana, we n'indi uzokujana. So hagera cya gihe cyo gushaka, wenda ntazi kogosha, ntazi gucuruza, muri make ni uruhinja. Yifata ku ruhinja nk'uruhinja kandi ari umusore uri mukuru. Cyambere umuntu agira imikurire ibiri, hari imitekerereze hakaba n'imikurire kandi physical appearance. Ufite metero 150, ugasanga rero dufite imyaka 35, ariko uri gutekereza nk'abana ba 15. Umubyeyi araguhiki, muri make twaduhuza utavuze amazina, ni ngombwa ngo ubwiremere ngo mwere ngo kashize, hari imyaka ugaramo nawe ugacuka. Icyo kibazo warubashije kandi ngo ese birakwiriye. Noneho akabona ninshaka umukobwa mukunzi ndamutungisha iki, ntacyo mfite, ntacyo nzi gukora, muri make ndi umwana mu mitekerereze. Bikaba ngombwa ko ashaka uburyo budakwiye kugira ngo abeho. Kandi mbibutse responsibility umugabo yafataga mu buzima busanzwe nizo uri mu gusanga umugore afata. Kumenya nimba mukundanye uramuha biri, inzu iri muri 15, amazi, amahuzu, arakubaza ikoti ryananga. Kandi kera umugabo akazabaza umugore ese imyenda, kubera ko nkanje sinomenya agaciro k'amahuzu y'abagore, akakubwira ngo ikirato naya iki, uri kumva ko niwe ufite inshingano.
ariko noneho n'abagore basigaye bafata inshingano kubera ko abahungu tutagishaka gukora twabaye nabyita abasireye nibo usanga bitera amazi ntashaka gucafura kandi mureke kuba muri paradiso kuva Adamu na Eva bakora kiriya cyaha bakarya ku mbuto Imana yabujije nibwo bemeye twahanywe twaravumwe muri make uzabyara urushe uzarya urushe ikintu cyose uzageraho ni mu muriro impamvu bashaka kuba muri paradiso uruziruko cyane uri mu kwama wumva wejewe gusa nushaka umukobwa waha n'umuhungu nawe n'umukobwa nawe ntiyashaka umukobwa waha bose bahagiye ingo cy'amasimbi tukiri aho ngaho ese buriya tuvuge ku ikote y'abakobwa se buriya abasore ngo bagire iyo mitekerereze yo gutekereza kuvuga ngo reka turebe ngo hari inyungu buriya ntibyaba biri guturuka muri abashiki bacu bakaba ari wenda babanga wenda bakabananiza bikaba byatuma umuhungu ahindura mindset yo kuvuga ngo reka njyewe ntumbire mvuye ngo reka nirebe buriya ufite hariya sibyo kandi ahandi nanone bikaduca ahandi ibihano bijya bicangira ni hamwe ukabona umusaza nawe arakunkobotse ukanga arebe uwo bari mu kigero kimwe akaza akireba umwana wavutse mu 2000 siko buriya icyo wabanza ukansubiza niko nta nicyo adusonda kukirekanya abakobwa batoye si bo bari gutera abasore kwishyiramo ibyiyumviro by'uko bajya mu bakuru wenda cyangwa bakareba abafite amafaranga. Kuri icyo azavuga ngo urugo rwiza rutangwa n'Imana, umugore mwiza n'ijuru rito. Cengereranye nanone umugore mubi ko ashobora kugera hamwe n'urupfu ruto, kuko umugore mwiza yakugeza mu ijuru rinini, n'umugabo n'umugore mubi yatuma urimbuka. Ibyo ntitubitindaho. Wenda bose siko bahura n'ababi, wenda hari abahuye nabo sinobipinga, bigatuma wenda agira imitekerereze, ariko twese uri mu gusanga ari uko bitewe nuko ubona finance yawe iri ku rwego rwo hasi, udashoboye responsibility nk'umugabo, ukama wumva ko ibintu byose ugomba kuza mu bintu byuzuye, kandi urugo ni fondation nshasha ya babiri muhamugiye gutangira ubuzima bwanyu bushya. Na Bible iravuga ngo muhamusize ababyeyi banyu mugiye gushinga urwanyu. Nugucutsa mu rurimi rwacu tuba ducutse, hariya ni ubuzima bushya bwanyu mutangira A0 A Z kugira ngo muzagere kuri buri kimwe mwifuje. Ese nk'icyo nari mvuzeho ko byerekeranye n'abantu bakuze, bakuze nk'urugero urabona abakobwa bakuze bashaka abasore bato, n'abasaza nabo bakamanuka bakaza bagasanga abato. Siko bimeze? Abato nabo bagashaka muri side y'abantu bakuru. Ese ni koko si byaba ari bihe by'imeruka byaba bigeze? Imperuka tuyirimo kandi tuyigejeje hagati, sinonye tuyirimo kandi turi hagati. Agira ngo yatangiye kuva na kera Sodoma na Gomora yari hari, ubu nyine tuyirimo, dore ko turi no mu gihe cya nyuma nyine tu. Noneho uri mu gusanga umukobwa akumva ko agomba gushaka uriya muntu, nturebe ingaruka, buri ikintu cyiza nacyo kiba kigira ibibi byabyo, tibarimo kureba ingaruka, bari mu kuvuga ati wenda ingaruka ni hanyuma, ariko banze ngere kuri ari amafaranga. Kandi amafaranga nta munsi uzoyuzuza ngo uvuga ngo natoshetse. Na ba Bill Gates yabyaye umwana umwe abona kongezaho wa kabiri, biragoye ngo ntacyo azomutungisha. Muri ubu buzima rero amafaranga ni ibifasha umuntu mu rukundo arimo, ariko amafaranga ntabwo ari yubaka urukundo, ntabwo ari yubaka famiye, kubera ko hari ibigize urugo amafaranga adakora. Kuko iyo mwihaye decision y'ikintu mugeraho, na amafaranga abafasha mushaka amafaranga akabageza kuri iyo decision mufite, ariko ntabwo ari amafaranga ya making a decision y'urugo. Nubwo tutarashaka, ariko ndikumva ko ari ngibyo. Ese icyo ndi cyo nakubaza ni nasobanuzwa wasobanurira abasore cyangwa se abakobwa, urabona ko abasore kugeza amagingo aya barakitinya, sibyo? Abasore ugasanga bamwe baracyaba iwabo, siko bimeze?
bari mu nzu y'iwabo bagejeje imyaka y'ubukure yuko bakubaka urugo rwabo, sibyo? Wahura uko urababajije no guhima impamvu yabifatika, ariko nkawe ubizobereyemo cyangwa se nkawe uzi situation y'urubyiruko cyangwa uhura narwo rwa buri munsi, ni nk'ihe nama wowe wabagira y'abasore babana n'ababyeyi babo bakaba bumva yuko bakomeza bakagumisha amaboko mu mufuka, ni ihe nama wabagira kugira ngo wenda barebe yuko babasha gusobanukirwa cyangwa gufunguka mu mutwe wabo w'icyo bakora? Okay, abasore babi babo nabagereranya nk'uruhinja. Uruhinja mu bisanzwe ikintu cyose, nta mwana wamenya ko umubyeyi yabuze amafaranga, nta mwana wamenya ko undi muntu yoburara, kubera ko abibona bizaniwe, ntabibona ari ubishakishije. So umusore uri iwabo wenda guhera 20 kuzamura that years, ikintu kibaho bagire ingaruka imwe yo kudakora mu mitekerereze. N'ubundi umubyeyi n'ubundi ntawuzi ukuri imbere y'umubyeyi, ushobora kugera 30 ariko umubyeyi agakomeza akanyita umwana. Ikintu cya mbere kibaho byica mu mutwe, bituma udatekereza, bituma udapanga ejo hawe hazaza. Noneho niyo nabaye umugabo udashoboye inshingano kubera ko tibagutoje iby'inshingano wagombaga gukora mbere y'uko bigeraho. Siko bimeze? Okay. Ugasanga rero ni hahandi n'ubundi warashatse, umubyeyi niwe ugifasha umugore, nawe aranagufasha kubera ko ntiwigeze ubitozwa byo kuvuga ngo uve mu rugo urebe situation ya hanze y'urugo rw'iwanyu ukuntu bimeze, ukuntu urushe, kuvuga ngo urabona ikirato urushe, urabona wenda socks, ibyo bintu bimaze kubyimanaginga ukiyumva ko ari wowe ugomba kubikora nkawe. Rero ntabwo haza n'umuryango ngo ukunanire, kubera ko n'ubundi uzaperforminga nkawe, uzaperforminga nk'umubyeyi. Hano hanze hari ikibazo gihari mwino, sinzi nimba ari viziyo tugezemo, sinzi nimba ari isi ihindutse, sinzi nimba ariko n'ibindi bihugu bimeze. Hari ikibazo cy'imyitwarire kiri aha hanze, abantu nta bunyangamugayo bagifite, haba mu ngeri zose, haba ari no muri kote y'abakozi b'Imana bakomeje kumera amavuta hano hanze. Niko nge nabyita, niko nge nabivuga, kuyabogora mu Kinyarwanda, no kuyabogora. Ugasa ntukumva ngo umubyeyi hano hanze afasha umukazana we abushyize ari ku gitanda, bakavuga ngo reka ntinyuke ndyamane n'umukazana wanjye. Icyo ni ikintu cy'igisebo, urumva ko kibabaje. Icyo kintu nicyo wakitubwiraho, ni inama yihe wagira icyo tubwiraho icyo kintu? Okay, mu Kinyamurenge babyita ni ubukazano, ukaba yamukazanduza. Yamukazanduye. Siboko yakazanuye. Yakazanuye. Okay, kuri icyo kuva wenda mbere mu gihugu abantu bakuru babaga inyangamugayo, hani hataba asenga agira gute. Uyu munsi nokora ikosa ntimwongaya uburere bwanje. Siko bimeze? Okay. Ugasanga umuntu n'inyangamugayo, ubundi hari icyo bita kirazira mu muco, gukora za kirazira, ariko ubu ngubu igisirimu cyaraje, wenda mu Kinyamurenge tuzabyita ni vire, bikanze vire, bari gukora ibidakorwa bagata indangagaciro. Okay, reka duhe wenda ibyo yakoze situbitindaho kubera ko nta mumaro bidufitiye, ariko reka dutangemo inama. Nubu kibufite mu maga ikiza kimbabaza nuko tutaza umuntu wese utabasha kwigira mu makosa ni hafi ya ntawe. Okay. Kuko ejo ni wewe, ejo nundi, ariko ufashe ikosa ribayo karyigiramo, biragufasha mu bihe bizoza bizaje kugeraho uzoba ufite amasomo wafashemo. Icyambere ibintu bigenda ntibigaruka, agaciro, icyizere, ubuzima. Ibyo bintu iyo babitaye ubusa n'uwapfuye, sidutekereza ibintu bishobora kugaruka. Ani wowe ushumze abantu ibihumbi, kuko ibyo bintu bivuze nibyo bintu bituma abantu bagutega amatwi, bavuga uriya muntu w'inyangamugayo n'iki, biterwa n'ukuntu indangagaciro zawe. Buri muntu aba umupagani, aba umukristo, utagira indangagaciro. Noneho ibaze none ikintu kibabaje, iyo usanzwe wenda uri umwanzoga uriki, hari igihe abantu batabiha agaciro kubera ko bavuga ati nkunda amavuta yarayabogoye nta kundi, ntago tuyora ayamenetse. Ariko ibisanzwe ngo uri intama, noneho kuvuga ngo umenya amavuta mu ntama
birababaje cyane, ni ikintu kibabaje ubutaye indangagaciro. Okay, uri mu gusanga n'ubundi impamvu abasinzi barimo kuvuga ushobora kubwiriza umuntu utakizwe, uri mu gusanga n'ubundi bavuga ngo bariya birirwa ku gatuti, abenshi bari mu kuza tugasangira icupa, bakaza bakansanga ngaha, abasore bari mu kubyitanga mu kubunusu ngo n'ubunusu n'akanusu bagasangira ku nusu. None uri kumva nimba kubera inje mu kabari cyangwa se nkaza kamwitabi ngasangira n'urya muntu uri sangwamo, ni ikihe kintu mumwigisha? Taco, kubera ko ntawe ntandukaniye nawe, turasa. Rero icyo nababwira, umunyabwenge yaravuze ngo nubimbwa uzobimbwa muri quartier bose bamenye kuri imbwa, nunaba n'umugabo uzobe n'umugabo abantu bamenye ko uri umugabo. Akazu yaza n'Imana irakanga, yaravuze nimushuha cyangwa nimukonja, timukonje cyangwa timushuha zabarwa, kubera ko akazu yaza uzorebe n'amazi, uzushaka gushushirwa, ugashaka gushuha, usanga nyine yaburaburisha umubiri. Rero tugomba kumesa kamwe, ugakora icyaha bakavuga ati okay, nimba atayibza wanakizwa, abantu bakavuga ati wamfurawe warakishijwe y'abana. N'ubundi kuri side yacu twese nkuko turi hano n'abatuye ku isi twese twemera ko dukishijwe, ariko hari ikintu cyitwa ko cyane cyane navuga ku bakozi b'Imana, ku kintu cyitwa agaciro. Iyo umuntu yataye iyo icyizere cyamaze kugenda, ni ikintu kibi cyane kugira ngo umuntu azanye gukora agaciro, n'ikintu cyakigoye. Rero nk'abakozi b'Imana ahanini yego batwereka ingero nziza, bakagira ibyo bakora, ariko hari nk'uko wavuze ngo ijambo akanusu, hari abagenda ku ruhande bagasangira n'abandi, bakagaruka aravuga tuti hari imbere bakagira ibyo bakora, ariko mu by'ukuri hari abandi bantu batamenya ibyo bintu birimo biraba. Kera umuntu ari yataye iki agaciro. Nihe nama wagira abantu nk'abo ngabo kugira ngo bagerageze mbasi ko bakwiga agaciro? Okay, muri make tukaba uwo abantu bashaka uzobe wowe ushaka, kubera ko ushaka gushimisha abantu usanga adasaye ari we ubabaye. Okay, muri umuntu wese utagira ibyo bikora abantu batagira intego y'ubuzima, umuntu wese utagira purpose yose y'ubuzima usanga niwe ari muri ibi. Muri make ari icyanganyikishe ntari kumenya nawe ahari, bidavuze ngo ni umusore muto uri musanga n'abantu bakuru. Dufite abantu bakuru bo mu myaka za 50 batarisobanukirwa uwo ari we, avuga ngo njenduye nawe ahora yibereho mu buzima bw'akazu, yaza akoze ibi, ari mu itabi arariretse, mu itabi kandi aje mu rusengero. Buriya ikosa so gukora ikosa, n'uyu wakoze ikosa simushinja ko yakoze ikosa, ikosa ni ugusubiramo ikosa. Rero inama nabagira yadufasha mu buzima bwacu ejo hazaza. Iminsi tuzabaho muri ubu buzima situyizi, ariko tuzayibeho nk'abagenzi. Nibura iminsi uzabaho uzogire gihamya, tureke nubwo tuzaduhamya abantu ibyo batakoze, ariko uzogerageza ubwira umuntu kuri ni kumufasha. Okay, nabyumva ni sawa, natabyumva, ariko buri muntu wese agomba kugira ibyo bigomba kumugira uw'umuntu. Abandi bakavuga ati runaka arinda indangagaciro ye, niyo uri n'umushumba, niyo umunsi bavuga ngo ufungura urusengero nk'uko tukuze Assemblée, abantu barakumva bitewe n'uko indangagaciro ufite. Iyo udafite indangagaciro nta muntu wakumva. Okay, hari ikindi kintu gikomeje kubabaza ku ruhande rw'ababyeyi cyane, ko ubu ngubu amakuru cyangwa ibivugwa cyangwa se ibyo tubonesha amatwi amaso bikomeje kubona ababyeyi aribo bahindutse abagabo, ababyeyi aribo bahindutse nyiri byose, ababyeyi aribo baye kwishyura za renti, abagabo bakajya birirwa bakaba basigara mu rugo aribo baryamye mu ntebe, birirwa ku bisoro. Birirwa ku bisoro, birirwa ngira ngo kera bajyaga bavuga ko musheni cyangwa amagambo yari abamama, ubu bisigaye byarimukiye mu bagabo. Ibyo bitaga n'agatorero, ariko agatorero k'iwacu kabagaho imfura, abagabo b'imbwa, bari abantu b'intwari mu gihe nimugoroba, kandi nimugoroba bahinduye inka, niho abasore babakiraga amayanga bakavuga ati tuzadukora ibi za kirazira. Niho abasore bigiraga, niba batajyaga kubigishira mu biraro, abimuhira ni ku gatorero. Okay, ese ni iki cyakiri gutera abagabo kumva ko aribo basigara mu rugo baryamye, abagore bo bakora bajya gukora? Iyi generation noneho
irababaje kandi bitari bukeya, iteye n'agahinda, irakabije. agahinda ko gahora mu mitima. None se nk'umusore, umugabo usanga afite umwana wiga, afite abana biga, afite umwana ukeneye kurya, umwana tuzomubwira ngo ntabuze, kubera ko n'inshingano zawe ugomba gukavaringa umwana umufite. Umwana ntakagarucishemo ijisho n'umunsi n'umwe, kubera ko n'inshingano. Uja gushaka ni plan, si ikintu gishobora kuza hano nk'impanuka gutuma mbitekereza, ni ikintu bibanza kuja muri plan, ukamenya ngo ngomba planingira famiye izabaho gutya, nubwo ndafite wenda ibyamirenga ariko igomba kubaho. Muri imyaka nta muryango wakagombye kuburara. Iriya Kongo baburaraga bitewe n'intambara, nawe ntiwo murenganya, nimba mwaravuye mu byanyu kumva aho muri situation itari nziza, ariko hano turi mu mahoro. Ahubwo intambara ihari ndi mu kubona niyo mu mitekerereze y'abagabo. Ugasanga umugabo arifashe, agiye mu cyaro, agiye nyine mu nshingano, icyo si ikibazo. Ashitse arashatse, ababakisi, abaswahili na bwoko buba mu Mombasa kubabize. Hano afite inshingano, yashika yitaga kuri bari abaderira agati inshingano hano. Ugasanga umuryango ubayeho nabi, renti ni ikibazo, kandi ntiyavunitse, ntiyagwaye. Imana yaravuze izahesha imigisha imirimo y'amaboko yacu, ikamuhesha imigisha, iyo migisha akayisagurira ahandi. Ugasanga agafata inshingano zimwe zitagagombye ngombwa, uwo ni umugore atakoye, agata uwo yakoye hano. Ugasanga umugore rero akavuga ati hari abagore b'imfura Imana ibaha umugisha, akabona ntiyota abana ntacyo gukora, akavuga ati okay, reka mvane n'abana banje, ejo n'ejo bundi n'abana bazokura, si ibiti bazakura nanjye bazofasha. Buri wabyaye ntazapfa kakabwa, uko yobaho mu buzima bubi azagera igihe babana bakamutuza mu buzima bwiza, bitewe n'ukuntu yasurvivinze n'abana biwe. Abagore, hari abagore b'intwari Imana zibambera umugisha muri Nairobi, bose bagize aho baza hano kugatorera. Abagabo bokenyera hano kuri social media, bokenyera kubera ko iyo wataye inshingano umugore akamenya ibibaze nta icyo kintu kirababaje. Yego gufatikanya mu muryango nibyo, kuvuga ngo umugore azane 50 mufatikanye nibyo pe, ariko si ngombwa umugore yakwicara yaje kurera, ariko we ni inshingano ntugomba wagwaye nawe ntazogusohora mu nzu gushe mu kazi. Ariko mu gihe utari gutoneka imitsi yose ari mizima, ugomba gukora ubudasiba. Uko umuntu wumva ntagiye uzoryama ngo igifu kiguhe pose, oya. Niyo mpamvu rero umuntu agomba kwita ku muryango we agihumeka. Ese nk'aba mama barimo bahindutse abapapa benshi, bahindutse banyiri babagabo, babaye abagabo. Abamama b'abagabo turabaramukije cyane, tubahaye yambu aho muherereye baramukije. Ikibazo nuko duseka bakagirana brad, bakarana ngo gufata inyigisho zirimo hariya, uwo byakoze bakandika comment zidafatika. Uwo bizabikoraho nuko uzambara butse, wamushukira mu kazi mu gihe. Oya nabyuke areke kuryama, kuko n'ubundi umutwe w'urugo ni umugabo. Bareke guhemuka, bahemukira ababyeyi. Umubyeyi cyashinzwe akazi karakazi, rero musubiza ababyeyi inshingano zabo mwumvishije nk'uko nabivuze. Nihe nama wagira abamama bahindutse abagabo? Okay, abamama bazavuga nyine ngo ubuze uko agwa neza. Umugore washitse muri iyo situation, hari abagore b'imfura barezwe neza, akaba mu buzima atigeze abamo iwabo, wenda akanigira gukora iwabo ntiyakoraga. Umubyeyi we yari afite izo nshingano, finance, hari kirata yarakibonaga, makeup, kwambara neza nk'abandi bakobwa kugira ngo azashakwe neza. Okay, ntumuhesha ako gaciro, warangiza wamushitsa ukumva ko ari ugomba kuba umugabo. Abagabo baba bakenyeye. Umugore aramutse afashe inshingano z'umugabo, utagwaye utagize gute. Abagore, hari abagore b'intwari, nubwo nyine umugore azagira gutya amakosa yose. Hano hari abagore bakora amakosa kugira ngo abana babeho, kubera ko bavuga ati ndi umubyeyi, umwana kumbwira wa mama ikirato cyashize, shaka igikoma, shaka kwambara neza, shaka utwenda dushasha.
izo ni inshingano z'umubyeyi akenshi abana natwe nuko tungana tukaza duca mu babyeyi cyane mu babyeyi b'abamama akenshi ababyeyi b'abagabo baba batinyitse rero umugore akavuga ati se umwana uri kumusaba iki agakora amaboko mu mufuka yakora ikosa twebwe tukaba tumubureminga ugasanga mwamuteye social media ngo ni ikirara ngo ni iki ariko koko uriya mugabo kwera aba yujuje inshingano nk'umugabo barangiza bakamuca inyuma aya tuza tuvugisha ukuri ari wari wuzuza inshingano bakamuca inyuma yarazujuje nta mugore buri gukora ikintu abenshi kubw'inyungu ze agikora ku nyungu z'abana kugira ngo abana barenze uwo munsi ejo azovuga ati umunsi w'ejo bundi Imana izomenya. Okay, hari ikibazo nashaka kubaza. Uri umuntu w'umuhanga kandi cyane n'abadukurikiranye murabibona. Ngiye kubaza ikibazo kimwe. Sikombizi. Ngiye kubaza ndabibona kandi biragaragara. Ese uramutse ufite gahunda y'ubukwe ku munsi wo kuwa gatanu nk'uyu munsi ni kuwa gatanu ubukwe buzaba ejo ugasanga umukobwa arwaye sida wabyitwara mute ku giti cyanjye yarambeshye mwapanze ubukwe urafashe irembo uramukoye amare ku munsi wo kwa gatanu ubukwe buzaba ejo abapasiteri barabafashe babajyanye kubapimisha usanze umukobwa arwaye sida wabyitwara mute uko ari undi mubabaro umuntu atari yiteguye wabyitwara mute icyo gihe kubera ko umuntu uzabana ubuzima bwawe bwose noneho na malariya baza bagwara malariya bikakugora noneho bibaze indwara mu kwa mbere azomwe binini kugeza mu kwa 9 ugumi wabo ari buretse gato nubwo uvuze ngo yarumye wabo wiwe ko umukunda kandi amusezanyije yuko muzabana karamata muteretana hari hagati batatararahira imbere y'Imana n'abantu hari nta wandenganya none se ko umukunda umvishe ko nyine mutaba okay umva nanje maze kubaza ikibazo icyambere si ku giti cyanje ushobora kugwara tukagwaza n'abana iyo family cyo gisekuruza cyose impanuka ya mbere n'ikibazo cya mbere wenda ashobora kuvuga yandamujanye umwana wa mbere guhera ku mfura zo bagwaye sida kugeza ku muherezi abo bana bo nindu bazoshakwa ukumva mbanishe famille edaye imbuto zinturuka rero impamvu yo kuzirengera rero ataranabimbwiye mbere hano yanabimbwira mbere tago aje nka mama w'abana ntagaje korora ingwari waje okay tagari inka cyangwa ihene ngo zizunguka none se aho ngaho nomubwira ngo si twabanye nawe umunsi uzumva wabuze ayo umutima nzo yakohereza ariko uko taza nirebera mu rugo very serious ubwo se nk'urugero abikubwire kuri telefone kayirwaye sibyo muramutse muhuye mu nzira ubutaha oya hari ukuntu batera joke abakobwa baturusha umitekerereze akagupima yumve ko umukunda nanjye nomubwira ngo abaganga ati bahari tuje gufata amaraso none igisubizo hari igihe aba gupima kugira ngo amenye ko umukunda sibibaho ugasanga rero muko yakugupima wavuga uko bitekereza akavuga ati umusore afite imitekerereze mike rero nanje kugira ngo atambona memoire yanjye ko ndihagaze bahita bamubwira ati okay tuje kureba muganga asigaye yadupime igisubizo kiza kuvamo nanje ndaza kuguha results yewe ndaza kuguha igisubizo cya nyuma cy'ubuzima bwanjye nyuma yuko muganga ampaye ari amakaratasi man muramutse mutandukanye ngaho ubonye kayirwaye barabanye mutarabanye ubwo nyine cyamuvuye kwipimisha uko burimo gupfa baburimo aha mugatandukana ejo muramutse muhuye mu muhanda uzi igikorwa cyawe cy'uko wasanze yanduye wakongera kumusuhuza mu ntoki
kumuramutsa kumuramutsa no muramutsa n'umutima mwiza n'amahoro n'umunezero nta kibazo kuba yarayigwaye icyo ni kimwe ntabwo no mwanga mufata nk'umuntu usanzwe nyine nk'umuntu twigeze kumenyana ese usanze uwo mukobwa atarayanduye kuko yaryamanye n'abasore ugasanga yarayivukanye nk'uwo mukobwa ari wowe umukoze ibyo bintu yarayivukanye ntiwaba umuhemukiye ntabwo umurenganyije ikibazo ko bikomeye iyo umuntu yayivukanye icya mbere ariyakira si kimwe n'uyifasha kuze jewe tivyorinda bija kugira iyo ngiyo ukwezi kwa mbere 2-3 yarubwira ati ntago nomubwira amubwira ati tushaho uti sivyo bimenyerewe tukashaho abwira muganga aramujana neza amushitsa kubita tukaza tuyapima rero iyo usanze noneho hari ukuntu urukundo ruba addicted kumva norinda mbere yuko biba too much ko mukunda umuntu ukunda ugomba kuja kurebesha n'ubuzima bw'ukuntu bumeze mbere yuko uhubuka uvuga ngo uramukunda ugomba kuja kumenya uko ubuzima bwe buhagaze ukabona gukomeza aho urambeshye dore ngo urugero tuvuga umukobwa ari muri Amerika sibyo urabizi ko bajya bagera hano ubukwe bugiye kuba abo ngabo distance sibyo urabizi ko ashobora no kugera hano kwa gatanu ubukwe buzabesha bakajya kubapimisha gutya turekane n'uriya wari umusobanura ngo mugikundana muhita mugenda kwipimisha undi wari kure ageza n'umunsi wa kuwa gatanu sibyo muragiye usanga yifite kandi koko yarayivukanye kandi uramukunda ese bizerema nakibaho Imana n'ubu nyine itubime itari kumwe natwe twari kuba twicaranya bana natwe uko bweye nuko bwije kubera icyo umukobwa mutabana kandi nawe yarayivukanye ndabizi nta mukobwa upfa kubivuga abenshi yaza guhisha noneho sinzi uko napfa gukunda umukobwa uri mu birometero 100 sinzi uko byobaho kubera ko yedayere kumenya bizokugora ni gute umuntu atambuka Canada Amerika akaza agacara mu bihugu by'Abarabu za Dubai agaca Ethiopia akazohurukira hano i Nairobi ngo uwo muntu jenza ngaya no umuntu akundana kuri phone ngaho umuntu hayi haro agukubita amafoto wenda atari naye shobundi umusange kumbago ntako kigize nobwira pasiteri ndazingitisi niruke kibuga cy'indege noza nikimono kubera ko umuntu wanze manza nshakiya cyane fo arikibazo nshaka ko kino kibazo tugikemura neza nshaka ko kino kibazo tugikemura neza asante cyane uvuze ko mutabana ariko ubu wavuze haraho n'ahandi hari n'ahandi wambeshyemo uvuze ngo abana uzabyara baba bayanduye ubu ngubu hariho ubuvuzi hariho uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kuba nimba wizera y'amana yawe sibyo ntabwo uri ikihutirwa ari ukuvuga ngo reka ndamureke mushobora no kuba mwabana mukabyara abana mukabyara neza mukaba mwabyara abana sibyo nibandure kandi nawe niwandure kubera iki wowe warakunze sibyo kwa kwizera kwawe siko kurema icyizere kirarema icyo ntitugisengere ni ibintu bizwi ku bizera Imana kuki wahemukira uwo mwana w'umukobwa wivukanye atarayiyanduje ese basaba abandi keka wenda kurya bafata imbyaro z'umugabo n'umugore bakazijyana laboratoire zikamakinga umuntu agakura oya ubu ngubu akamwanya umugore ashaka gutwita ku bitaro babizi ko yanduye hari uburyo ki hari imiti abafata hari uburyo ki aba yarabugenewe bamugira niyo agiye kubyara hari uburyo ki abaganga bamufasha mu buryo umwana adashobora kwandura hari niyo yabyaye hari imiti bamuha y'amezi ageze ngo nimba ari kuri 6 atanga umwana ntabwo arwara iyo tekinoloji sinarizi kwibaho ntayo waruzi tayo narizi kanguhe ikindi kibazo rero ntago narizi pa uretse gato kanguhe ikindi kibazo icyo twe tukiri ushatse umugore siko bimeze
amupimye na sida arwaye mukoze ubukwe sibyo murabyaye umwana umwe babiri umugore akaba aguca inyuma ariko ntubimenye sibyo muri byo bihaguca inyuma akandura sibyo we ntabyo uzi akakugemurira ko umutungo wa sida yaba yazanye wabyitwara muke jewe gusa umunsi ntubimenya nkabimenya ko nyigwaye atari uwundi cyane unywa gw'imbeba nusoma gw'imbeba pe guys umunsi ntubimenya gusa tureke bya bindi bwo kwihangana ngo bahorinda bakujana ngo kansoringi ngo wiyakire oya umunsi ntubimenya gusa agafata brad ya Christophe Murambi gw'imbeba no isoma uwo munsi no choko nyuma yako no mara kubimenya famille nkayicaza amwicaza nkabasezera neza nimba ari n'udufaranga afite kuri M-Pesa nkababwira ngo nimba ari na runaka ndimideni uzogenda umwishyurize ideni abana banje babeho neza kamenya ngasiga n'akazi ye muri ubuzima nzavuga nzasiga n'igihe wenda nzonasanze nzasiga akazi kazosiga kagaburira abana banje tebabeho nabi nuguhita mvuga ati twabanye neza mama w'abana nyihashya twabanye neza iminsi y'ubuzima bwanje bwose none nasanze ngwaye kandi sida sinayiriye mu mugati sinayimwoye mu cyayi peruka dushigira rwagifite none sinzana commentaire mbaye mbasezeye kuryama kurya umuntu azazuka kasakumi kasangaye kayimwa ngasenga asaba Imana imbabazi zo mpijuru kagenda nk'umugabo seri ese mu icyo gihe ubaye utarapuraninze ikintu cyazafasha abantu ukiyahura ugasiga abantu urumva utaba bataye mu bibazo okay n'igihe ndiho kubera ko sidica intege kandi nkanje sinzemera kumwe iyo miti nkinka kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 nabicaza akagenda k'imfura wafura kuki utakwihangana kuko ubu ngubu nk'urugero naguha hari umwana twiganaga mu wa kabiri primaire kugeza amagengayo ungana ariho kandi turi mu kigero kimwe yarayivukanye umwana umusore sibyo ni muzima ameze neza hano babimukikira sibyo twe twiganaga ko tubizi kuko hari ukuntu nyine ku ishuri nk'iyo byamenyekanye ari ukuntu babimenyesha kugira ngo barebe uko bacunga abana siko bimeze kuki utafata umwanzuro w'uko wowe wakwihangana ukihanganira ibigeragezo byaje kuko ku isi turageragezwa sibyo kuki tumva ko utakwihanganira ariko icyo cyo sinkubeshya rero aho nashaka ko twinjira tukagaruka muri rero gato kugira ngo ubwire baba papa baryamye mu ntebe bahinduye abadamu bakabaha amapeta yo kumva yuko aribo banyiri urugo ari ba responsable ese abagabo biringiye iki bizeye iki ko abagore batabura n'ibyo bigusha ababyeyi bacu batabura n'icyo kigusha aho bagiye mu kazi dahiri bibaho icyo ngicyo cyo ntitugisenge ubabara uko gatwaje tumeze nka kwariteme ku mugwayi wa malaria umugwayi wa malaria uzumwa kwariteme umunsi wa mbere akazamanyerera mu nzu icyambere kuko nimba utegeye uri umugabo utamugaye utaravukanye ubumuga ngo bwisangemo hari ukuntu uzubwihanganira ugakura ufite mu mutwe wakora hatajegajega Imana nawe yaravuze ya Salomo uko yakoreraga Imana iramubwira ngo ku mutima wagize saba icyo ushaka Salomo nawe asaba ubwenge rero Imana ntikunda ibipfu nimba koko iyo sida nizuzo yakira uko turabanyantegenke mu gihe hari aho twigeze kuja muri biravyaro simbivuga amazina tugasanga abagore ariko umugore wabonerere ukuntu ari kumwe n'umunyagihugu kavuga ati baraziranye biri too much ni bitangaza kandi umugabo gusa bamubwire ngo urihe gusa abana bameze neza nk'ikoma kimeze neza we man karyama nkabaza umugore ngo abana ngo bameze neza utwana duto gusa tukaza tubaza mama ngo we my mama umugabo aryana
ibyo bintu sida muzoyihanganira kuko uwacu yarabivuze muzoyirera kubera ko mwanze gukura amaboko mu mufuka umugore aba responsable kandi ntagitashye wamukoye izi wanyu siwe wagukoye niwe wamukoye rero nimba mushaka kuba muri paradizo kandi Imana yarayitwimye ibyo biragoye nizo usanga bimwe mu miryango bahura n'ibibazo bitakagombye kubamo kubera ko umugabo responsibility ntazashoboye. Okay, ikindi kibazo cya gatatu uranezerewe hasi ndanyuzwe asandi cyane ariko ucyo ukwiye kumenya ko niko Imana ihari kandi itabara ukanizera cyane. Okay, Imana ifasha uwifashije yaravuze ngo izohesha imigisha imirimo y'iki y'amaboko yacu kuko nawe kumva zizoguhesha imigisha views zibone ubona abasponsor uri mu kazi tusinziriye cyane siko bimera ariko kwifata mande tusanduriro roshe umuntu w'umugabo warashatse umukwikuja bakakuza inzara ari bikina mama mu ntebe biri kina mama mushene umuntu w'umugabo nimukuza niwe ndimukumva baharawe ngo baharawe kira gikoma cy'imyumbati ngo ntiwuje power ariko nzo nabone imaye ukasanga umugabo mu bwanwa hamenetsemo ubugipawa igikoma cy'akabemba n'imyumbati yemwe turababaye n'agahinda mu kandi ababyeyi bacu rwose bakomeze kwihangana kuko ntabwo byoroshye ni ibihe by'imeruka bihangane bite ku bana babo kuko ntabwo byoroshye. Ikibazo cya gatatu umugore wawe mubanye imyaka 10 mubyaranye abana 3 nta bana b'imanga barimo siko bimeze dukunze kugira family planning data mugiranye abana 2 siko bimeze cyangwa se 3 cyangwa se na 5 umugore yarangiza akaguca inyuma akabyara abana b'imanga ku wundi mugabo ukabimenya akabyara amahasha aho utarayabyaye ayakuye ku wundi mugabo yaguciye inyuma abyitwara muti nese bibaye nkacaga isanduku gisezerano ryagiye kwa Budodo mu guheni kazi byara 2 nkikabyara 2 koga kumva inyabu yo akazi bwabwo rico imirima ngo irera. Okay, aho ngaho nokora ikintu kimwe kubera kwanga gusenya izina ryanje izina ry'umuryango kubera ko yose by'umuryango wanje ubusebye nuko data bwo mbasebesheje ikintu nokora norera babana nkaba sinozotuma keka akaba n'undi muntu bibabwira sinozotuma bamenya ko ntarisi kandi sinakwigarage sinawatuma cyangwa sinagerageza ngaragaza intege nke babana bamenye ko ntarisi nazakora uko nshoboye kose kabarera neza kugira ngo n'Imana yo mwijoro izokesha umugisha. Papa w'abana aramutaje kubishyuza aho no mukura amenyo yose hakazamwe igikoma. Okay, twebwe mu muco w'iwacu keka wenda bo bajana ntagihumeka kuko umuntu nimba ataratanze Pompex ano ziragoeda kaza kukubyarira dapo none ntatange ariko witonde hano hanze mama beshi barira abana bataraba base nyine baze kubwire turajana n'icyo turakigaruka kugira ngo abana tabasiga mu mitekerereze. Icyambere babana nabarira neza uko narembi kubwiye iwabo hura mugabo ni iki yoza avuga ni fundraising se yatanze ni igikoma se yatanze ni Pampex se yatanze ni tissue se yatanze basi yigeze yishura kiyateka rent y'umunsi umwe bavuga ngo mayashanje ngo abe mu nzu imeze neza naho ntaho yo bihera bari umugabo no ikintu nokora yaje no guhamagara abapolisi ngira ati mumfunga ibindi myaka nk'icyo seriye. Okay, ariko babana no hakikisha ko nawe direct bo kumva ko ari se kubera ko nico woba warabareze kuko uyu mwana umweretse urukundo nk'umubyeyi akarya neza akabaho neza sinzi ukuntu iyo memoire yo kwakira kontarisi ko bikipinga like secret family. Okay, uranyuzwe aho ndanyuzwe. Amen. Aho ngaho niho byerekana ko sasa noneho uri muri ryaje muri ryinjiramo neza ryo kwizera rikomeje noneho sasa kuba dabu
siko bimeze se tago ngusondeka siza nsondeka santanga kire nanjye kire muri comment bagira icyo babivugaho nanjye nta kindi kibazo nongera kukubaza ku ibyo bibazo bikomeye gutyo niba gukenera ko tukubaza n'ibindi bazatubwira icyo party 2 tuzogaruka muri party 2 tuzagaruka muri party 2 tubikomeze nihe nama wagira urubyiruko rusange wabagira mu buryo bwo kwiteza imbere? Okay, twebwe usanga wenda twakuriye ahantu hagoye ubwo twisanze muri iyi migi ahantu hari intu iri hasi, hari imikorere iri hasi wenda ruguru akazi kwari ugucuruza amata mukagurisha amata mu bafurero kabaho kwiteza imbere kandi inzu yanyu ntishurwa iki ariko ino twisanze amahanga twisanze mu buhungiro tutigeze turota mu buto bwacu tubyisangamo turabyakira ubuze uko agira azagwa neza ariko icyambere ari ubuhungiro icyambere umuntu no gukora uko imbaraga zawe zingana na genda uko imbaraga zawe zingana Imana ntizohesha imigisha uko utaje izahesha umugisha uko waje imbaraga zawe ukora uko ushoboye Imana izaguheraho umugisha famiye yawe ibeho neza wenda ubwo bumwe n'urukundo iyo biri muri famiye ntako uko mwaba mumeze kose ukereka famiye yawe urukundo ugakora anito buhembwa menshi si ngombwa ngo umugore akwishimira nuko uhembwa menshi kuko urukundo turi ushingiye muri salari siko bimeze ushingiye mu mibanire yawe nawe utataye abana bawe ugakora inshingano zawe nk'umuntu w'umugabo ndizera n'Imana izubahesha umugisha naho tugeze nuko Imana yahesheje ababyeyi bacu imigisha bahurije hamwe icyambere ni famiye n'ubumwe n'urukundo ibindi byose birizana yamara. Guys, mumvishe inama tugiriye kandi atugira inama nziza yanadusubije ibisubizo byiza nk'uko mwabonye ko namwe ari umuntu w'umuhanga nubwo yakomeje kubihunga. Mbere yuko dusoza niki wabwira abakunzi ba Papa Plus? Okay, hari ikintu turimo gukora umuntu nyine tubamushigikire kandi ari gukora ibyiza twabona umuntu wavuze amafuti akaba ari we tunareba cyane nibyo bigezweho ariko twebwe nta munsi tuzobazanira ibyo bintu bizobakwaza aha ni ukubashimisha uko bukeye n'uko bwije abantu ama-stress arabishe uvuye nzabyita gukokora ibimeme uvuye nzabyita abo bantu bakora inzara uba warushe gukoza mu mutwe uba warushe kogosha uba warushe ariko iyo uje ureba umufana wawe ukunda gushimisha YouTube hari ukuntu nayo abakomediye bazabafasha abantu ukaruhuka mu mutwe ukarara neza mu gitondo ukaja mu mirimo yawe uguwe neza so si nk'ibi harawe ngo amabanga ya runaka tuyashyire hanze okay niwe akenshi abantu dutera comment ngo kuko bamushyize hanze ngo aturagiye mu gihe atiragiye uri kugira ngo ninde wo muragira mwantegereye ako kantu mwagatamiye se cyangwa ndasubiremo mu gihe utiragiye ubwawe ni man buriya mu gihe utabaye nkawe uzobaho nk'abandi mu gihe utabaye nkawe uvuga nkanje ngomba kugendera kuri izi responsibility nkanje izi ndangagaciro nkanje y'intego y'ubuzima bwanje nkanje uzobaho mu mitekerereze nk'abandi kuko iyo naniwe kwitekerereza abandi baragutekerereza n'uzi usanga twagiye mu bintu by'amafuti kubera ubwawe ntiwisobanukiwe. Guys, abafana bacu tubafashe tubasabe tumukaza museka gusa ngo munanirwe gukuramo inama muzamwiga mukuremo inama kuko ibi byose twavuze namwe twabeshe. Okay, mukore subscribe kuri Nyawarimba TV show. Ababaye mu Minembwe murahazi. Turabakunda cyane iyo mutafashe video akayireba agafata umwanya wawe wiwe nako akakwereka ko ari umufana wawe ari umukunzi wawe turabyishimira nuko nyine umutima watazaba bawutanga iyo bahabaye kuwutanga je mba narasigaye gutyo kaho habafana saba murakoze kenshi mwakisi again. Guys, murumva yadusobanuriye n'inama tugiriye n'ibyo abwira abakunzi bacu kandi mwakoze cyane kudukurikirana. Yari Papa Plus TV navuganaga na Plus Password. Mwakoze cyane. Ciao ciao. Sawa sawa.